izina rirabaca amaboko n'amaguru. Hanyuma aho twagiye twaretse abantu batatu bajya imbere, umwana ubu wa kane mbu wa gatanu nari nkurikiwe n'abandi bantu. Nukuvuga ngo twajyaga gufata ibyo kurya, hari ikirido kinini cyane. Icyo kirido wagikoraga uri kwinjira, batatu barinjiye biremera. Akana karambwira ngo ngewe ngiye kujya iyo nduwa kane ningera kwa kiriya kirido ndagifata ngice urebe ibikorerwayo, urebe n'ukuntu twari tugiye kurya inyama z'abantu. Ariko nawe unyibutse ryazina ryarindura kuvuga ingabo z'iki gihugu zigacika amaboko n'amaguru. Naravuze yego. Twaragiye batatu barinjira biremera. Umwana akigera kuri ryarido mbona ararifasha araricundebye riracika. Ahita ambwira ngo nyibutsa ryazina. Ndavuga mu izina rya Yesu. Umwana Yesu avuga ati mu izina rya Yesu. Twarirukase cyane, ingabo z'abadayimoni zari zirimo, zari zimanitse intumbi y'umugore n'umugabo. Bacaga amabere y'abagore bagashira ku mishito, bagaca n'ubugabo bw'abagabo bagashira ku mishito. Uwinjiragamo yari ategetswe kurya imishito 3 n'amaveri 2 y'amaraso y'abantu cyangwa ibikombe 2 by'amaraso y'abantu. Twarirukase cyane rero, ingabo nyinshi ziraza zifite umujinya wako kana. Hanyuma zigiye kutushyikira, kana karambaza ngo wa mubyeyi we nyibutsa ryazina. Naravuze ngo vuga mu izina rya Yesu. Akibivuga aravuze ngo mu izina rya Yesu mwihute namwe inkoni mwankubise ziragije muze baca amaboko n'amaguru. Bagabo benshi baraje, aravuga ati mu izina rya Yesu. Bahise bacagagurika imitwe kubera izina twizeye. Umwana yizeye izina rya Yesu kubera yabonye ibitangaza byakoreshwaga n'iryo zina. Igihe cyarageze rero baratubwira ngo tujye mu kibuga cy'umukinnyi w'umupira. Ikuzimu ndagutangariza ko hari abakinnyi b'imipira bavano ku isi bagiye gushaka kwamamara ikuzimu. Abo twahuriyeyo ikuzimu hari abahanzi twahuriyeyo bahanga indirimbo z'isi bajya gushaka y'amajwi ndetse no kwamamara. Nyuma yaho hahise haza umugore. Uwo mugore na Nisara cyariho turaziranye, yakoranaga n'ikuzimu. Ikuzimu bamutumye umuririmbyi w'umukobwa kumugwisha mu cyacu ubusambanyi. Hanyuma kuko umuntu uvugira Imana barinzwe n'ingabo z'ijuru, aragenda yihindura umusore ufite amafaranga. Akihagera asanga umukobwa ari mu mbaraga z'umwuka wera. Yamweretse amafaranga umukobwa ntiyashikuka. Hanyuma agiye gutanga raporo ikuzimu, nta kintu cyantangaje cyane, bamuhembye inkoni 300. Ikuzimu ntibahemba ahubwo bakubita inkoni nyinshi cyane. Nyuma yaho wa mugore akimbona arambwira ngo mama Diyeme nawe ukorana n'iki gihugu. Ndamubwira nti mu izina rya Yesu sinkorana nacyo. Arambwira ngo niba utakorana nacyo rero ukaba umbonye nugera kwisi ntuzamvuge. Ndavuga ntinze ntari nava muri iki gihugu ngo nje kubivuga. Nkivuga iryo jambo arambwira ngo nge nzakwica. Ndavuga ati niba ufite imbaraga ziruta ibyo nahuye nabyo muri iki gihugu uziyicire gose. Uwo mugore yari azanye n'umugabo warubyaye 5 hano ku isi. Tukiraho abari kunyumva mbasabye kunyurwa rwose nuko muhagaze. Nutanyurwa uzatakira umunyakuzimu azakugeza ikuzimu utabitsi. Mutega ugutwi mwumve impamvu. Uwo mugore yazanye umugabo wabyaye 5 hano ku isi. Wa wundi utaremeraga ko ikuzimu habaho. Waba nawe urukunyumva utemera ko ikuzimu habaho, ariko ibintu ndi kukubwira narabyiboneye, sinigeze mbisoma mu gitabo. Hanyuma wa mugabo aramubwira ati niba ikuzimu habaho rero hoje unjyane ndebe koko habaho. Ngewe ntacyo ndabasaba, bampe moto imwe gusa, niba yimpa ntacyo mbahaye ndamenya ko ikuzimu habaho, nzabasaba n'amafaranga. Baragiye bagera ikuzimu badusangayo. Nyuma yaho ababishinzwe bamaze gukubita wa mugore inkoni 300. Numva babajije wa musore ngo wowe niki kikugenza muri iki gihugu? Arabasubiza ngo sinarinzi ko ikuzimu habaho, none koko niba hanari ikuzimu mumpe moto gusa imwe. Ikuzimu bahita babona ko ari kubakinisha. Bahise bavuga ati natwe nta kintu turagusaba,
turashaka kuguhereza ishuka nugera ku isi uyitwikize wa mwana wawe w'imfura gusa urajya kubyuka usange moto ku muryango. Bamuhaye rero idrape nziza cyane y'umweru, umugabo na wa mugore bahita bazamuka. Hanyuma baza barakugukunda nakugurira ishuka nziza cyane uyiyorose, abandi nzabagurira izindi nyuma. Umwana arishima cyane, bane basigaye bararira baravuga ati ko papa twese turakumvira, ni gutagurira umwe ishuka twebwe nagwatuguriye. Ahita avuga ati namwe nzabagurira. Maze abana barasakuje, umugore waravuga ati kugira ngo uteranye abana banje iyo shuka yisubizeyo. Ishuka ahita avuga ati reka nyite hanze. Umugabo akibyumva niba yaratekereje ati reka ubwo bambwiye umwe nta kibazo, yahise afata yashuka aravuga ati mwese mwiyorose nta kibazo. Bariyoroshe bajya kuryama, n'umugabo n'umugore bajya kuryama. Mu gitondo hageze umugabo ahita avuga ati kandebe ko ya moto bambwiye ko ndayihasanga. Yararebye asanga moto 5 zihwanye n'abana be 5. Agiye kureba aho abana baryamye asanga ni intumbi 5. Akibibona yarasakuje cyane, n'umugore wiwe arasakuza. Akimara gusakuza rero barasakuje, ubuyobozi burabafata, ubwo umugabo arafungwa, abana barashingurwa kuko isatuvugana bari kuzimu kuko batwawe na yashuka n'imyuka mibi yaririmo. Hanyuma za moto kwa 5 wa mubyeyi bari bazi ngo nizo wenda zamurera. Abadayimoni yumaze kumena amabanga yabo bahita baza gushikira ibyabo ufite. Za moto rero zari zavuye Ikuzimu, bahise baza bafite amaperime. Uwari uyitwaye yabonaga umudayimoni imbere ze, akabona amushiza akaboko imbere. Ako kaboko kabaga kari kumurangira ni musi y'umuhanda. We niho yabonaga umuhanda yabaga agezemo, akagwaho, moto igashanyagurika, umumotari agasigara ari muzima. Mu minsi 3 za moto zose zari zavuyeho bisubije ibyabo. Abari kunyumva nabasaba kunyurwa, nabasabye cyane kunyurwa nuko muhagaze. Unyurwa utanyurwa Imana yo mwijiro yo izitwa Imana. Gihe cyarageze rero duhita twumva umutingito Ikuzimu. Wa mutingito wari ujemo marayika w'Imana. Twahise tureba hejuru kuko haje igicu hejuru yanjye na kakana. Nkiraho Ikuzimu nta zuba rivayo. Ikuzimu hahora ari akabwibwi cyangwa se igitumbiko. Icyo gihe cyarageze rero twumva umutingito uraje, haza n'umuyaga mwinshi. Tubona ikintu cy'igicu cyera cyane kije hejuru yanjye na kakana. Nkireba hejuru mbona havuyemo umucyo mwinshi uratuvira ngewe nawe. Nakomeje kwitegereza mbona haturutsemo umugabo mwiza cyane wambaye ibyera, afite igitambara mu ntoki. Iki gitambara cyareraga cyane, wararebaga amaso agasa nahumye kubera umucyo wavaga muri icyo gitambara. Igihe kigeze marayika yageze impande zacu aratubwira ngo muhumure, ijuru rintumye kubabohoza. Yahise arambura akaboko aragenda afata akana karavuga ngo mu izina rya Yesu. Ndavuga ati wikemeye marayika w'Imana. Marayika w'Imana kimufata yise amufata ku mutima, aramubwira ngo humura nje kukubohoza. Umwana yise atuza, yafashe igitambara cyera amupfuka kuva ku mutwe hose aramupfuka, ahita amufata nka bebe. Yahise yitegereza muri cya gicu yaturutsemo, mpita mbona asa n'umuntu mbese uteruwe. Agenda nk'uko tugenda, ariko aho yakandagiraga sinigeze mabona. Umutwe wa marayika ugeze ku gicu cyo yaraturutsemo, mbona kirazungurutse cyane kirabaterura. Marayika na wa mwana barazamuka, ngewe nsigara Ikuzimu. Umudayimoni witwa Miruho yahise aza aravuga ati ngewe ngiye kugutera umupanga tugucagagurire muri iki gihugu, turi kubona watunaniye, tutakwiciye vuba ijuru nawe ryaza rikakujyana. Hanyuma dayimoni cyubahira aramubwira ngo uburetse Miruho we, reka tumwereka aho bene wabo bazirikiye. Banyeretse inkingi zizirikiweho abantu. Izo nkingi
hari haziritsweho abamama, abasore, abakecuru n'abasaza. Barabazirikaga kuva ku maguru kugera hano mu maha, ariko gucurira bacurira no kuririmba baririmba. Hejuru y'umuntu wese wabaga uziritswe hari icyapa kiranga ikimuziritse. Naragendaga nkibaza kandi abo bantu baravugaga. Narasomaga nkumva ndi gusoma ngo uyu ni umuririmbyi ariko aziritswe n'ubusambanyi. Uyu ni umuririmbyi aziritswe n'ishyari. Uyu ni diyakoni aziritswe n'uburozi. Hirya yaho hari icyapa kivuga ngo uwo Yesu wabo azaza habazituri. Barambwira ngo dore abo bene wanyu. Nkiraho bantu muri kunyumva, waba uri mu itorero ry'Imana ugisambana, waba uri mu itorero ry'Imana ukinywa inzoga wihishe pasiteri, kandi hejuru ya pasiteri hari Imana ireba. Tukiraho waba uri mu itorero ry'Imana ugifite inzaratsi, ugifite uburozi, ukica inyuma uwo mwashakanye, ndetse ucyumva yuko umugabo wawe atari umugabo, ndakwinginze garukiraho, kuko ikuzimu nta migambi nta mirimo nta n'umunezero ataba ariyo barababajwe cyane. Hanyuma igihe cyarageze, dayimoni witwa Rutababarira yazanye icupa rimwe ry'inzoga n'umupanga. Aravuga ati ngiye kukwica, soma kuri iyi nzoga cyangwa se nkwicisha umupanga. Nese numva imbaraga nyinshi ziraje, bitamusimbukira mwaka rya cupa ry'inzoga yaragiye kunywesha, ndinagahigarirwa ku mudayimoni wabo mu ruhanga. Yahise avamwo amaso yiwe arerera. Igihe cyarageze azunguza umupanga, agiye kunkubita, ingabo 3 zivuye mu ijuru zihita ziza zirambwira ngo nje kukubohoza. Haleluya. Igihe cyarageze yafatiye umupanga hejuru, wa kabiri azankora ku mutima arambwira ngo humura tuje kukubohoza. Wa gatatu yari afite inkota nkano, ayikuraho, akantu kari gahisha inkota yaragapfunduye, inkota irarefuka iba ndende cyane yakumuriro. Igihe cyarageze yakubitaga muri bya birema, izina rya Yesu ryaciye amaboko n'amaguru, hakinjiramo abagabo 7 b'abadayimoni. Yajyaga muri cya cyobo bari bancukuriye, akabwira icyobo ngo wacyobowe taba abantu. Icyobo cyaribwirizaga kikabataba, nta muntu ufashe isuka cyangwa igitiyo. Uwari umfashe ku mutima yampaye Bibiliya arambwira ngo ngiye kukwereka inzira. Iyi nzira igiye kuzamuka uragenda uri wenyine hamwe n'Imana idutumye. Twebwe ntabwo turajyana, kuko twebwe turasigara muri iki gihugu turi gukoreramo operasiyo. Banyeretse inzira rero ndazamuka. Naragiye muri ya ngendo y'abadayimoni, nari nkuye Ikuzimu. Hari ahantu nageze, umusozi muremure cyane uzinyikubita imbere. Uwo musozi nkiwubona nahise mvuga ati none Mana, ndanyura he ku musozi uje imbere zanjye? Numva ijwi rivuga hejuru y'uwo musozi hejuru ngo nta yindi nzira zamuka uwo musozi. Umusozi narawuzamukaga nkabona buri kwira bugacya. Ukwezi kwa mbere kwarahansanze, kwa kabiri kugeza ku mezi 6. Ukwezi kwa gatandatu nageze ku mwisho w'umusozi. Ngeze ku uwo mwisho w'umusozi ngera mu gihugu cyiza cyane cyitwa Ururembo Siyoni. Bantu bari kunyumva, aho mvuye Ikuzimu ngeze mu rurembo rwo mwijuru. Mwumvise ko Ikuzimu ari habi, ndakwinginze ukorera ijuru, kuko Ikuzimu ni habi. Waba uri mu itorero ry'Imana utari uzi ko Ikuzimu hariho, isaha nje kukubwira ko Ikuzimu hariho, kandi bikorerwayo byose nabivuze. Munkurikirane kandi mukurikira irivuga butumwa ryiza, mumenya ko wasambana wajya Ikuzimu, mumenya ko waroga wajya Ikuzimu, akagambane wajya Ikuzimu. Ibyo nababwiye mukore neza kugira ngo murebe ko mwagera mu ijuru. Tugeze ku gihugu cy'ijuru rero, nje kubabwira igihugu cy'ijuru kuntu gitatse, nje kubabwira ibyo nabonyemo.